cya shitani cyarakaye. umusore utangiza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we. Nta muntu ntabwo wandanza amafi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up, beautiful ladies and gentlemen? Let me hope that all you are fine. My name is Badon, as usual in DON TV. Reka nize kumeze neza cyane, reka nkomeze kandi ko kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, kwifurize gukomeza kugubwa neza cyane muri izi mpera z'umwaka ndetse kandi uzatangira umwaka 2025 ibintu byose ari fresh cyane. Imana iguha kwaguka ikwagurira intambwe z'ibirenge byawe kugira ngo uzagire kure kandi uzagire ku byo urimo urapanga kuzajyaho muri uno mwaka ndetse no mu gihe kizaza. Nkuko ubimenye rero hanga kuri DON TV tukuzana amakuru menshi y'imyidagaduro abagiye atandukanye agaruka cyane ku myidagaduro hano mu Rwanda ndetse no hanze ku ba celebrities mukunda. Nicyo ngicyo cyo kitubesheje hano dutanga ibitamo by'igihe kugira ngo tukugezaho amakuru nk'aya ngaya tuyategure tuyazana ameze neza cyane tujya ku isoko tuyazane kugira ngo abye kukuvuna ushaka ku mbuga ahantu hose buri hamwe ugenda ugira ushakashaka ahubwo kugira ngo nimba uhuguse mu byo wari urimo nimba ubonye umwanya uzuye uvuge ati reka nje kuri DON TV numve ibiba biri kugenda bicaracara hano hanze ku mbuga ahantu hamwe byose bonera ahantu hamwe hanyuma dukomeze twagukane tube big family. Hagati aho ngaho rero ngira ngo bamaze kwibona ngira ngo kuri screen yamaze kubonaho Miss Nishimwe Naomi ni Miss 2020. Uyu ni umukobwa wabaye Miss w'u Rwanda mu mwaka 2020. Uyu mukobwa rero ni umukobwa wakunzwe n'abantu benshi cyane na nyuma yuko avuye ku atanze ikamba na nyuma yuko atanze ikamba rya Miss muri 2020 akomeza kunwa n'abantu bitewe n'uburyo yagiye akunda kugaragara muri public, akunda kugaragaza nyine ko ari umukobwa ibirenze no kuba yarabaye Miss abwa ari umukobwa wari ubikwiye ufite ubwenge na nyuma yuko avuye kuri iryo kamba kandi akomeza kwitwara neza agakomeza kugaragaza u Rwanda nyine mu buryo bwiza. Nyuma rero yaje gura n'umusore bita Michel Tesfaye n'umusore ukomoka mu gihugu cya Ethiopia n'umusore ukorera hano mu Rwanda ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye birimo n'iby'ubukerarugendo ndetse na business zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Ni umusore ufite amafaranga ni umusore abantu benshi bagiye bagiragira impression bitewe n'imigaragariye n'ukuntu asangiye ngo uri kubona kuri screen yawe. Ni umusore mu by'ukuri utajya uvuga amagambo menshi ariko nanone akaba ari umusore ukunda guheza time girlfriend we bakajyana ibihe bigiye bitandukanye nkuko bagiye bakwirakwiza amashusho ku mbuga nkoranyambaga mu bihe byagiye bitandukanye kuva batangira gukundana tukajya tubona amashusho tubona yuko ari imwe muri couples zimeze neza cyane hano mu Rwanda. Ni n'ibintu abantu benshi bagiye bishimira ariko urabizi neza cyane ko buriya abantu benshi cyane amakupure abantu babona ko bamenye neza ntago bajya bura kubagira intorezo. Ngira ngo mu minsi yashize ugeze wumva bavuga yuko ngo Tesfaye yaciye inyuma Miss Nishimwe Naomi ndetse ngo biza kuba ibibazo intambara ziza kuvuka baravuga ati ubwo ko biri kose ubukwe bwa Naomi bugiye gusubikwa. Ngira ngo n'ubukwe Naomi yari yaratangaje ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani ariko mbere yaho gato mu kwa mbere nibwo yari yambitswe impeta ya fiançailles hanyuma abantu batangiye no bati ibi bintu abitangaje hakiri kare cyane abataracyabura amezi menshi cyane kuko icyo gihe atangaza ko bafite ubukwe we na Michel Tesfaye yabitangaje kuri 28 z'ukwa munani ariko ubukwe bwabo buri 29 buri kuri 29 z'ukwa 12. Baravuga ati ibintu bitangaje kare cyane ntawe wamenya wabona icyo gihe kizanagira baratandukanye nyine ubukwe bwabo cyangwa se relationship yabo bayigera intorezo. Ubu niko abanyarwanda bavuga ati birashoboka cyane ko icyo gihe bazaba baranatandukanye nta wamenya ibyo basore b'iki gihe nta wamenya ibyo relationship y'iki gihe ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero Miss yashize nibwo abantu bakomeje kugenda bavuga yuko ngo Michel Tesfaye yaciye inyuma Miss Nishimwe Naomi ngo hanyuma biza kurangira Naomi ari ugomba gufata decision akavuga ngo ngiye ndaza gukomeza mvuge ngo ngiye kubana na Michel Tesfaye nubwo bwose yaciye inyuma cyangwa mu kimwe tura canceling ino relationship. Icyo gihe abantu benshi abakunda ino couple byarabababaje ndetse rimwe na rimwe urumva ko iyo bigeze nk'uko nguko usanga muri abo bantu muri relationship batangiye kwibaza ibintu byavuye byageze bite ugasanga ndetse byababangame cyane cyangwa se hari n'uwo byangije mu buryo bw'amarangamutima bitewe nuko buriya ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu byavuzwe biramubabaza cyane ku bastari usanga ibyo bintu ari ibintu bikunze kubabaho ariko nanone bakiga kubana nabyo bitewe nuko bazi ko nta hantu babicikira ubuzima bwabo bwose buri hanze umuntu araza akagira icyo avuga kimuvuyemo ashatse kuvuga ndetse kikaba cyagira kure bitewe na audience afite.
ibi bintu rero abantu babizanye birakwirakwira ku mbuga ndetse bamwe muri abangaba bajya ku itangazamakuru bakabibabaza bakabigarukaho cyane bati byagenze bite kugira ngo ibintu bibe. Mu minsi yashize rero Nishimwe Naomi yagiye ku gitangazamakuru amaze ati none ko turi kumva ko wowe na Tesfaye ngo ibintu bitameze neza ngo yaguciye inyuma bikagenda bite. Hanyuma Naomi aravuga ati njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo na kimwe dufite tumeranye neza, ariko abantu n'uri ntibanyurwa bakomeza kuvuga ati ahangaha harimo ararenzaho avuga ko ahangaha harimo ararenzaho ubwo ntarafata decision ngamenye ngo agomba gukora iki, bagenda bizana gutyo. Ariko mu ijoro rya kera ngo twabonye Michel Tesfaye ndetse na Nishimwe Naomi bari kugira nibe byiza, bari kwishimira ko bagiye kubana nk'umugabo n'umugore ndetse bari kumwe n'inshuti zabo, bari kubyina akaziki bishimye, ibintu ubona ari fresh cyane. Jango nawe uri kubona kuri screen yawe nuko nk'uko byari bimeze mu ijoro ryakeye, urabona ko bari kumwe n'inshuti zabo basose bari ahantu heza, ndetse wenda usibye ko batigeze babimentioninga ngo ahantu bari nahangaha nta muntu ufite amakuru neza niba bari hano mu Rwanda cyangwa se bari ahandi hantu, ariko uko bisa kose bari out. Iyi ni couple ifite abafana benshi cyane, ndetse kandi n'ubukwe bwabo bwitezwe n'abantu benshi kuzareba uko bizagenda, cyane nk'uko ubukwe bw'ibyamamare bikuze kugenda hano mu Rwanda. Ni ubukwe wahanyuma bugatrendinga ku social medias, ugasanga abantu ndetse hari bamwe bagenda babureba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se babureba binyuze ku miyoboro igiye itandukanye akenshi cyane ya YouTube hano mu Rwanda, ugasanga abantu bagiye kubukurikira ngo barebe ngo ubwo bukwe bwari bumeze bute, byagenze bite. Nyine ugasanga umuntu wese afite amatsiko yo kubona ubwo bukwe, kandi ugasanga ni ibintu bishimishije benshi, uretse ko wenda hatajya habura bamwe batishimira ko ikintu kiza nk'icyo ngicyo cyaba, ahubwo bumva nyine ko haba hahoramo urwaserera. Abundi bakunda kuvuga ngo nta mahoro muri ino mihanda niyo mvugo abantu ba ku mihanda bakunda gukoresha ngo nta mahoro muri ino mihanda. Nyine umuntu akumva yuko igihe cyose hajya hahora saga, hahora ibintu bibi, kugira ngo abanyamakuru cyangwa se n'ababloga ku mbuga nkoranyambaga bagende babona amakuru yo kuvuga. Kuri bo igihe habaye amadivorce, igihe habaye ama break up y'amarelationship, ni usanga nyine bo bumva ko hari inkuru, nizo ziba ari inkuru. Naho akenshi cyane kuvuga ngo bakoze ubukwe byagenze ute, ntabwo bumva ko ari inkuru, kuko ari ikintu kiza umunsi umwe kikarangira, ariko saga iragenda ikamara ukwezi, amezi abiri, n'ubundi ubwo ngubwo ari inkuru abantu bari kugenda babona gutyo. Gusa icyiza nuko Nishimwe Naomi ndetse na Tesfaye ubu ngubu bameze neza. Mu minsi mike tuzi ko n'ubukwe bwabo kuri 29 z'ukwa 12 umwaka uri kurangira, hanyuma bagatangira umwaka bari muri honeymoon, ibintu ari fresh cyane. Reka rero nizere ko umeze neza, reka nkwifurize gukomeza kugira umwaka mwiza, nkwifurize kuzagira umwaka mushya muhire wa 2025, uzakubera umwaka mwiza, uzakubereye umwaka wo kugira kuri byinshi. Imana izagura intambwe z'ibirenge byawe kugira ngo ugere kure kandi ugiye kubyo wahoze usengera. Imana izakomeza kubana nawe. Hagati aho ngaho natwe turi kumwe nawe, ni DON TV. Icyo usabwa ni kimwe n'ukanda subscribe, ugafunga notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ukomeze kugira ibihe byiza.